Yesu ashimwe mwebwe abakurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka abane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 36. Abuzukuruza ba Esawu. Uru ni rwo rubyaro rwa Esawu, niwe Edomu. Esawu yarongoye abanyakananikazi, Ada umukobwa wa Eloni umuheti, na Holibama umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni umuhivi, na Basemati umukobwa wa Ishimayeli mushiki wa Nebayoti. Ada abyarana na Esawu Elifazi. Basemati abyara Leweri. Aholibama abyara Yewushi na Yalamu na Kora. Abo nibo bahungu ba Esawu yabyariye mu gihugu cy'i Kanani. Esawu ajyana abagore be n'abahungu be n'abakobwa be n'abantu bose bo mu rugo rwe n'inka ze n'amatungo ye yose n'ibintu bye byose yaronkeye mu gihugu cy'i Kanani, ajya mu kindi gihugu batandukane na mwene se Yakobo, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bugatuma badashobora guturana. Igihugu cy'ubusuhuke bwabo nticyabakwiraga ku bw'amatungo yabo. Esawu atura ku musozi Seyiri. Esawu niwe Edomu. Uru ni rwo rubyaro rwa Esawu, sekuruza w'Abedomu bo ku musozi Seyiri. Bene Esawu aya niyo mazina yabo: Elifazi mwene Ada muka Esawu, na Leweri mwene Basemati muka Esawu. Bene Elifazi bari Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu, abyarana na Elifazi Amaleki. Abo nibo buzukuru ba Ada muka Esawu. Kandi aba nibo bene Leweri: Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo buzukuru ba Basemati muka Esawu. Kandi aba nibo bene Oholibama muka Esawu umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni, abyarana na Esawu Yewushi na Yalamu na Kora. Aba nibo batware bakomotse mu bahungu ba Esawu bene Elifazi imfura ya Esawu ni aba: umutware Temani, n'umutware Omari, n'umutware Sefo, n'umutware Kenazi, n'umutware Kora, n'umutware Gatamu, n'umutware Amaleki. Abo nibo batware bakomotse kuri Elifazi mu gihugu cya Edomu. Abo nibo buzukuru ba Ada. Kandi aba nibo bene Leweri mwene Esawu, umutware Nahatali, umutware Nahati, n'umutware Zera, n'umutware Shama, n'umutware Miza. Abo nibo batware bakomotse kuri Leweri mu gihugu cya Edomu. Abo nibo buzukuru ba Basemati muka Esawu. Kandi aba nibo bene Oholibama muka Esawu, umutware Yewushi
n'umutware Yalamu n'umutware Kora. Abo nibo batware bakomotse kuri Oholibama muka Esawu umukobwa wa Ana. Abo nibo bo mu nda ya Esawu, abo nibo batware babo, uwo niwe Edomu. Urubyaro rwa Seyiri. Aba nibo bene Seyiri umuhori, bene icyo gihugu: Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Abo nibo batware bavuye mu bahori, abana ba Seyiri bo mu gihugu cya Edomu. Bene Lotani bari Hora na Hemamu mushiki wa Lotani yari Timuna. Kandi aba nibo bene Shobali: Arivani na Manahati na Ebali na Shefo na Onamu. Kandi aba nibo bene Sibiyoni: Ayiya na Ana. Ana uwo niwe wabonye amashyuza mu butayu, akiragira indogobe za Sibiyoni. Kandi aba nibo bene Ana: Dishoni na Aholibama umukobwa wa Ana. Kandi aba nibo bene Dishoni: Hemudani na Eshibani na Itilani na Kerani. Kandi aba nibo bene Eseri: Biluhani na Zavani na Yakani. Kandi aba nibo bene Shidani: Usi na Arani. Kandi aba nibo batware bavuye mu bahori: umutware Lotani, umutware Shobali, umutware Sibeyoni, n'umutware Ana, n'umutware Dishoni, n'umutware Eseri, n'umutware Dishani. Abo nibo batware bavuye mu bahori, nk'uko abatware babo bari mu gihugu cy'i Seyiri. Abami ba Edomu. Kandi aba nibo bami bimaga mu gihugu cya Edomu, hatarimo umwami mu Bisirayeli: Bela mwene Beyori yimye Edomu ururembo rwe rwitwa Dinihaba. Bela atanze Yobabu mwene Zera w'i Bosira yima amukurikiye. Yobabu atanze Hushamu wo mu gihugu cy'Abatemani yima amukurikiye. Hushamu atanze Hadadi mwene Bedadi waneshereje Abamidiyani mu ishyamba ry'i Mowabu yima amukurikiye. Ururembo rwe rwitwa Aviti. Hadadi atanze Samura w'i Masireka yima amukurikiye. Samura atanze Sawuli w'i Rehoboti ihereranye na rwa ruzi yima amukurikiye. Sawuli atanze Balihanani mwene Akibori yima amukurikiye. Balihanani mwene Akibori atanze Hadari yima amukurikiye. Ururembo rwe arwita Pawu. Umugore we yitwa Mehetabeli umukobwa wa Matiredi umukobwa wa Mezahabu. Aya niyo mazina y'abatware bakomotse kuri Esawu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amazina yabo ari: umutware Timuna, n'umutware Aliva, n'umutware Yetiti, n'umutware Oholibama, n'umutware Ela, n'umutware Pinoni, n'umutware Kenazi, n'umutware Temani, n'umutware Mibusari, n'umutware Magidiyeli, n'umutware Iramu. Abo nibo batware ba Edomu nk'uko ubuturo bwabo bwari buri mu gihugu cya gakondo yabo. Uwo niwe Esawu sekuruza w'Abedomu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana Data twese wo mu ijuru
turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, umwami kandi umukiza wacu. Amen.